umuryango cyakuzaga intore n'umuryango ukomokamo, ariko igitaramo cy'uburere mboneragihugu kigahuza intore n'igihugu, intore yose ikamenya amateka y'u Rwanda, igatozwa gukunda u Rwanda no kurwanira ishyaka. Bize inkomoko y'amazina amwe n'amwe y'imisozi y'u Rwanda, bize inkomoko y'imbuto zera i Rwanda, bize kugorora ururimi. Namenyemo ibintu byinshi, uburyo nshobora gusigasira ururimi rw'ikinyarwanda, uburyo nshobora kurukoresha. Nagiye menyeramo ibintu byinshi, nagiye menyeramo cyane cyane nk'uduce nk'ahantu nk'amwe nk'amakaritsiye amwe yo mu Rwanda, ahantu aya mazina yagiye aturuka nka Kimironko, mbese nk'urugero navuga ko ari nka karitsiye kera yabagamo ibiti byitwaga imironko, byacurwagamo imiheto n'imyambi. Amasomo yerekeza umusozo, haza rero umuhango ukomeye wo kwitwa izina rizaranga itorero ry'abahanzi. Intore zabanje kugururirwa irembo, uyu mugozi ukaba ushushanya imyugariro yazizitiraga mu ruhando rw'izindi ntore. Ndagira ngo ku mugaragaro mpamagare Zigira muhereze iyi myugariro yari yarabujije intore z'abahanzi kwinjira mu rubuga rw'abatoza b'intore. Kizahora ari ikimenyetso kimenyekanisha abazaza hano bose ko intore z'abahanzi zakinguriwe amarembo, dore n'ikimenyimenyi n'imyugariro yabahagarikaga yabitswe mu bubiko bw'ikigo gitorezwa mu muco w'ubutore cya Nkumba. Mukarasisi kerekana ko koko zidasobanya, isibo ku isibo zinjiye mu marembo zigana ibirindiro byazo. Maze kwitegereza rero aya masibo yose uko ari 8, uhereye ku cyerekezo ubunyarwanda, gukunda igihugu, ubutwari, ubwitange, kwihesha agaciro, urugerero n'indashyikirwa. Wabitegereza mu mvugo yabo, wareba urujyano ruri hagati y'ibyo bavuga n'ibyo bakora, ndetse uhereye ku ijambo Mutahira yavuze, ariwe chairman wa komisiyo y'Itorero ry'Igihugu, mu izina rya nyakubahwa Minisitiri wa Siporo n'Umuco, dusanze mu kwizina ry'ubutore. Mbise indatabigwi. Ijoro ryo kuwa 29 Nzeri 2015, uko bigenda ku ntore zose, indatabigwi zizihije igitaramo cyo gushoza imihigo imbere ya Minisitiri wa Siporo n'Umuco, umutoza mukuru, Mutahira w'intore n'abandi batoza. Mu rwego rwo kuzibura imiyoboro ihuza ubuhanzi bw'ubu n'inganzo nyarwanda no kuba abarinzi b'ururimi, umurage n'umuco by'u Rwanda, nk'indatabigwi twiyemeje kuba nkore neza abanebereho, kwihesha agaciro ari mu mvugo, mu myambarire no mu myitwarire. Twiyemeje kubera bagenzi bacu dusangiye umwuga urumuri, tubatoza indangagaciro na kirazira by'umuco w'u Rwanda. Twiyemeje gukora filime ikangurira abanyarwanda b'ingeri zose, baba abari mu Rwanda ndetse n'abari muri diaspora, gukunda no gukoresha neza ururimi rw'ikinyarwanda. Twiyemeje kwandika ibitabo byigisha neza ururimi rw'ikinyarwanda. Twiyemeje gukora igitaramo gishingiye ku ndirimbo kigamije gukangurira urubyiruko gukunda ururimi n'umuco by'abanyarwanda. Twiyemeje gukora ubushakashatsi kuri Nyirarumaga hagamijwe kwerekana isura ye, portrait, no
kumumenyekanisha. Twiyemeje kwigisha urubyiruko ruri mu mashuri dukoresheje amatsinda y'umuco n'ubutwari, imbyino n'imihamirizo ya Kinyarwanda. Twiyemeje nyakubahwa Minisitiri gukora amahuriro aduhuza nk'abahanzi bo mu ngeri z'ubuhanzi zinyuranye, hagamijwe gushyiraho inama y'igihugu y'abahanzi. Nk'intore zituruka mu nzego zitandukanye zirebwa n'iterambere ry'ubuhanzi, Minispoc, RAB, Cheno, INMR, twiyemeje guhuza imbaraga kugira ngo iyi mihigo y'indatabigwi izashyirwe mu bikorwa. Nyakubahwa Minisitiri, ngiyo imihigo intore z'indatabigwi uyu munsi twashojeje kandi twiteguye gushyira mu bikorwa. ubwo ariko ni nako buri sibo yagiye ihiga. Imihigo ishyikirizwa intore izakurikirana uko izeswa iranabirahirira. Ibi bintu ntabwo ari imikino, nta n'uwo wari uzi ko bizagera aha kuri aka gaciro. Njyewe rero Ngoma James, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, nk'umuntu ubana namwe umunsi ku wundi, turemeza ko tugiye gukora ibyo dushoboye byose dufatanije namwe kugira ngo iyi mihigo tuzayise. Haza kuyishyiraho umukono no kuyishyikiriza abakuru. Hanyuma rero buri ntore ihabwa impamyabutore. Mu gusoza, indatabigwi zahawe ikiganiro cyiswe umuhanzi ubereye u Rwanda cyuje impanuro, cyatanzwe na Minisitiri ufite umuco mu nshingano ze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba intore nkuru, intore zirusha intambwe, yibukije amahanga n'abatarabyemera ko abanyarwanda twahisemo n'abahanzi mwahisemo. Turifuza ko abahanzi muba abarimu b'umuryango nyarwanda, mukaba abarimu b'isi. By'umwihariko mu mateka twanyuzemo atari meza, nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, abahanzi mwatanze umusanzu ukomeye mu kongera kubanisha abanyarwanda. Iyo usomye inyandiko, ibitabo byanditswe, ukumva ikinamico zikinwa cyangwa izakinwe, ukumva indirimbo muhanga cyangwa mwahanze, ubutumwa burimo, ababutega amatwi ntabwo basigara uko bari bameze batarabwumva. Muhindura isi, muhindura u Rwanda. Turifuza ko muruhindura neza, kuko abahanzi bafite ubushobozi bwo guhindura sosiyete cyangwa umuryango w'abantu neza cyangwa nabi. Ariko indatabigwi ntabwo mwahindura umuryango nyarwanda nabi. Ibi byose birangiye rero, indatabigwi zari zemerewe gusoma ku nzoga yo mu gitaramo cy'imihigo no gusangira n'intore nkuru. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Umwanya washize ugeze guserukira abandi, urahiga, uranasiga. Siyaga ikinamico cyangwa wahize imihigo uzese. Ndatabigwi mwiri. Ntabwo byari ikinamico. Ubwo wiyemeje kuzesa imihigo, ngwino usome kuri iyi ntama. Kandi ugende bigeze no ku bandi bafatanije guhiga, indatabigwi zose usangire kuri iyi ntango no kwesa imihigo tuzabihurireho. Mu gusoza, indatabigwi zerekanye ko zitarira mu rujyo akawa mugani. Igitaramo cyaranzwe no kudasobanya kandi bakomoka mu ngeri zitandukanye.